nkubaze nta kibazo mbaza nta kibazo akumariye iki akumariye ajya mfasha mu byo nkeneye cyangwa ujye mubireka bwaro none se reka nkubaze twe tuzashaka barashe mama yose bakajya bavuga ati ikisoro kitashatse turakirasa ako tunarusha kubanga abakobwa ushaka kubanga abakobwa nta muntu ubanga nta n'ubona ubusanga ari akagusajije nose abakobwa mupfiki ntacyo nabasaba ko mwamupfiki hari uwakwibye hari wakubwiye nabi se hari warunyishe bigenze bitugo ewe unigeze ntereta tongera guteretera barashe ubu numugani wa yaka mwana no buyaka ubu no kwiyicarira ngo nyine yakaba yarambwiye ejo mutwaragana arambwira ngo gahunda we ngo nukugura ku biro oya dawe ntago ari n'ibiro barakubwira ati ntago nzongera gutereta ushaka udukunda azajya nyiteretera yaka hazabe nyibwire ijisho hafi bari kuyemo yigeza y'igipfunsi ntago ari kimwe we nanze vuba barakubise kubera ko nyine ngo bagiye mu ndangamirwa bigenda nabi none se kugwa mu kazi hari ikibazo umusinga gitwaza no musinga ko n'abasinga se mwabura umunyiginya batarukiyemo buriya abanyiginya ariko ni zimwe n'ubundi ni zimwe n'abanyabyinshi bo n'abanyiginya n'abanyabyinshi bo n'inzu zimwe urumva abanyiginya sindi shuwa ko tubagira byashoboka menya ntabo abanyakarama ntago bazi abanyakarama oya banabazi ntago bazi bafite abakobwa batari beza abanyakarama abanyabyinshi bafite abana beza urumva nawe uriyemenya kuzaje gushaka umukobwa w'umunyabyinshi oya munyabyinshi we nzamutwara uzamubona ntabwo ndamumura kumuhiga niwe muraramenye iwanyu ufite abana beza cyane niwe murarufite abana beza mu banyamurenge bose ntabwo mbizi niba ari bose ntabwo yose nayirebye ariko abo twabashije guhura abanyabyinshi ni abo mwahuye benshi wumvaga ari abanyabyinshi byashoboka abanyabyinshi si beza nebindi ni beza rwose tugushakiremo umugeni ndamuhigamo umwihige rega bari ibintu by'uwanyu ngo muya bari kuntu muhereza umuntu umugeni gutya mukajya mutambuka ku ruhande bajye babambwira yabivuge mana ngo hari igihe umuntu ngo ashaka bagurya turi kwiganira noneho mwanza kwipanga urumva harimo imbere ya abakobwa abahungu muvanga muri akantu ka senti karakuma mwana kavanye ko twe twagiraga amanota yarahari ngari nkangaye gusa noneho rero twarangiza ndikubwiye nyine ukuntu twega abanyamurenge tugira utuntu twihariye twarangiza guhagarara tumeze neza twese twahageze n'abicaye nyuma bahageze ariko ikintu shaka no kuzareba nk'umunyamurenge wasinze ndaje sindura cya tugasangira nk'inzoga oya nsindisha urabibona ari tugasangira inzoga n'umunyamurenge navuga ziva yibumwe mufite mu rusengero kwicupa noneho ubu biba bimeze bite ariko nubona amana abanyamurenge basinda sinzi ko wababona ntabwo twababura ntabwo twababura ni wa wundi umutukisha bose nyine ntabwo twababura ariko mane nk'abo muziranye hari umusinzi muziranye b'abakobwa b'abanyamurenge turashize b'abakobwa rwose abakobwa bari ahangaha hari abahungu gusa ubuje kurebamo ba uzi ko njye niyo nagiye no ku kabari nko kunywa n'inzoga ngenda gutya bumwe nkinywera uri wenyine nkaza kugira nkitahira asaba zamuje na wa mugore wawe kandi nkumva ameze neza ubuhe uriyuze ariko neza batari Charmante uri kuvuga Charmante nyine ntabwo ari Charmante ntabwo ari umugore wanjye wazamuje hari abantu bajya banyandikira kuri Instagram bakambwira ngo tunaritengo ko twatuzi ko witonda kuriya musore ngo ngura mukobwa mwapfuye nyine Charmante wazamuje nawe Charmante twahuriye mu ndiri enza mu guhuza nawe tumuhamagara se mu kiganiro duheretse kuvugana na bakendaki ndamuhamagara mubwira uko nitwa mubwira ati ni umugabo wawe yamuhaye nimero uba hose ubwo se usanze afite nka sheri wiwe akavuga undi utari njye urumva avuze ngewe sheri we nta kibazo yabigiraho ariko ushobora kumuhamagara ngo ngo ni Eric se ugasanga sheri wasabibona wasanga sheri atavuga ati oya da nyine twamubwira uba hose ex wawe egese wangira ashobora kutavugaje kandi uwo bakundana ubu ngubu yaramubwiye undi utari mwabanye si iminsi myinshi mu yaravuze undi umuntu mwabanye amezi agera mu 9 urumva atari umugore wawe yawe mwabaga muri chambre ebyiri se zitandukanye si cyenda ngiye nayamaze mu nzu wenda ndeke kuyamazamo umugore ngewe yarashize yes hello my people mumeze mute turabasuhuje abo bukeye tubahaye igitondo cyiza ndetse namwe ubugorobye tubifurije ngo namake umugoroba mwiza bivanye naho uherereye twiga turi saa sita z'igicamunsi bakunzi ba Neza Live TV turabashimiye bimwe ko subscribe
mwe mu bana natwe umunsi ku wundi. Uyu munsi ndi kumwe n'icyamamare, icyamamare gikunzwe cyane. ntakutagize Reka dutangire atwibwira hanyuma dukomeze ikiganiro. ntabyo nivugamo mwana, ntabyo nivugamo jewe, ntabwo nivuga no. Bamwita tonalite. Ntabyo ni uzi umuntu kuvuga ngo ivuge ivuge wowe wakivuze bo bakivuze baza kureba bivuze ngo nivuge jewe ntabwo nivuga. Ubundi imfizi mu nka irivuga. Ya rero nta bupfizi bwanjye. Suri imfizi Ndi mweru. Agatonali ni ryaro baseriye. Ndi gushaka iki? Ndi gushaka iki? For what? Kuko ryari ikintu namenye nabonye iyo uri seriye wenyine. Kandi se shaka kuba ngenyine. Urashaka kubinjirwa nyine ngo mube benshi. Turi benshi nk'icyane. Wewe ugize seriye usanga uri wenyine gutya wowe gusa. Nabonye ruka avuga. Ubundi ngo urabaseriye wageze ku cyubundi. Ese ubwo nta nicyo kugeraho. Ubaseriye ushaka iki? Ushaka amahoro. Nasa amahoro abaseriye bwanyu. Ariko twebwe rero ariko nanjye deseriye. Ariko ubusanga ku butabaseriye babigize seriye. Ariko ngo hanini ngo ubaye seriye cyane hari ibintu byinshi utageraho. Hebiheso. Urashaka kugira inzara nturire mu bantu benshi kubera ko ugize seriye cyane. Inzara yo n'ubundi ibyo bagomba kuyigira kuko bura gutanga ntago bikiri ngombwa ubu. Sigaye dufite umujinya mwinshi. Abantu bararakaye. Mwarakajwe n'iki? Sigara hamugara umuntu ngo ko nakubuze ngo wari wabaye iki? Ubundi umujene wanjye yagurije umuntu amafaranga. Amuha amafaranga no kumwishyuza. Ngo ngo makuru rishyise nitarabururaho kwa Rene. Niwe sinzi umuntu yagurije ibiceri none ari kumwishyuza turi kumwe. Akajya avuga ngo ngo tarabure ngo makuru rishyise. Ngo ubona se ngo ibidene tubiretse ngo ahandi ngo umeze neza. Akabani. Avuze ni cyakoze. Buriya iyo umuntu afite ideni mukavuga n'indi minsi muzamwishyura runaka mukavuga ati impa 2 weeks yakwishyura. Agaceceka. 2 weeks zarangira agatakubwira ngo ngo mumeze mute mu rugo se. Akagusuhuje cyangwa bakagukisha. Ntibabisese kimwe se na bano barandirode ba nyiri byondo. Barandirode ubundi matariki yegereje kumva atangiye kwivugishwa ngo harya ngo kakantu baragakoze kandi uzagakora niwe. Uzagakora niwe ariko ashakanye nakubwira ko kakantu harya ngo baragakozera. Ndi hafi. Ngo ubwo nzahita mbikora ku kwezi. Arimo nakwibutsa ko kikwibukije banyumvishe. Barandirode ndako nzabaroba. Tonalite rero n'ubwa mbere twakiriye kuri Neza Live TV. Murakoze cyane. Abafana bawe Nairobi abantu benshi baragukunda warubise. Reka. Warubise. Ni beza ku buryo nta uko urabona nkatwe abasore b'uburanga ntabwo dukunze kuvuza. Turarobanura tureba wawutize yankunze isige hawizishi nabona shizi fayine vuga ni fayine agaja Nairobi ni ibindi mwari ko Nairobi ngo ni mu mujyi munini cyane wazayije mu manuka ireba Nairobi mikorere yaho bimeze bitubundi ubwo nko gukora nk'ibiki bijyanye n'ibiki byari byose Nairobi uziko ushaka gucuruza amajyi ukabaho neza reka cyane rwose ariko uzahano batakuzi asanga ni Nyarugenge ubusanga abajene benshi dukennye ariko kubera bakuzi akaba ari ubuzi utakora mu gucuruza amajyi ariko nka Nairobi kuko ntaho banzi uya barakuzi uhita uniremaza oye ujya ahantu hatari abanyarwanda benshi uhita uniremaza ukajya bacaho gutatu ndugu kwa hapo ni kwa beke tumoja nauza mayai oya urumva Nairobi amafaranga yose ufite ni igishoro amafaranga yose ufite wakwamo igishoro ni igishoro cyakoze urumva somba atari ibindi ubwo rero byibuza paraporo naho Kigali nabonye Kigali hahenze Nyarugenge igeze Nyamata harahenze iri kudusiga Kigali ahubwo Kigali iri kudusiga Kigali harya ari amazi bamwe bayishyura ngahe icyabiri twebwe wacu ngira ngo ni ariko nicyo kimwe ni 120 batari kimwe nicyo kimwe ariko yandi manini ari manini tuyagura 250 urumva ni 500 byanyu gusa hano nabonye ikintu gihenze ubuzima bwana burahenze mana nazo ubuzima ubushaka biki ubushaka iki ku buzima ariko buri twabwihoreye ubuzima wawe ubureka twabwihoreye nabwo bundeze ngo yakagwa ngabo bamushaka kubaho ngo mugira ute bamushaka kubaho ngo neza mukora iki mugira ute kubaho neza kwanyu bitumarira iki akamana ari ibintu usanga abajene bamwahinzemo nyine ujye ugera ngo niko mushaka kuzabaho neza ukora iki
byibuza man ujye ugerageza byibuza ube seriye byibuze nk'iki I'm serious brother man. byibuze nk'icyumweru ube seriye Zaho nta kibazo nkabwira. Ushaka kuba serious ukora iki? Wowe you are serious maybe. ariko ubwo sheri wawe ntajya aseka buri ko mubonanye ngiragiye. oya shaka Nukuri kw'Imana. oya ma gute se Asibye abantu bose ubushaka sheri ku maziki. Abantu bafite nk'abasheri batubwire. Ufite abasheri bo ku maziki. ubwo rero ufite sheri w'umuhungu niba nta sheri w'umukobwa ufite Nawe ntawe we mu maziki. sheri se ntabwo mufitanye gahunda yo kuzabana mukabyara cyangwa nawe uri muri rya tsinda ryavuze ati Nose ntabwo tuzava mu rugo ntitwabyara tutanabahanye. Ubu kubyara ni paka tujye kubana. nyine urumva wa mwanya wo gukundana Ukunda ngo bigende gute mukundana ngo bigende bite? mukundane Uretse ufite sheri wawe. Nta rusenya sheri wawe atazagukura amenyo. Si sheri wawe ze kuki ubuhakana ko nawe si sheri wawe. njye mfite umufasha Nyine. Mba nkubajije ikibazo. Nkubaze nta kibazo mbaza nta kibazo akumariye iki? Akumariye ajya amfasha mu byo nkeneye cyabujye mubireka bwaro. nose reka nkubaze Twe tuzashaka barashe mamo yose bakajya bavuga ati ikisoro kitashatse turakirasa. ariko tunari ushobora kubanga abakobwa ushobora kubanga abakobwa Nta muntu banga nta n'ubona ubusanga ari akagusajije. nose abakobwa mupfiki Ntacyo na usaba ko mwamupfiki. hari uwakwibye hari uwakubwiye nabi se Hari warunyishe. bigenze bitugo Unigeze ntereta wana songera guteretera barashe. Ubu numugani wa yakamwana no kwinibuyaka. Ubu no kwiyicarira ngo nyine. yakaba yarambwiye ejo twaragana arambwira ngo gahunda we ngo no kugura ku biro Oya da we ntago ari nibiro. Agwa arakubwira ati ntago nzongera gutereta. Ushaka kudukunda azajya nyiteretera. yaka Hazabe nyibwire. ijisho hafi bari barikuyemo yigeza y'igipfunsi. ntago ari kimwe we nanze vuba barakubise kubera ko nyine ngo bagiye mu ndangamirwa bigenda nabi None se kugwa mu kazi hari ikibazo. ariko uri Abantu ntwari benshi bagwa mu kazi ari n'igihe ukira gutya imashini guri wasanga kuri intoki. uri umuntu wagwe mu ndangamirwa twamwita intwari umuntu wapfiriye mu ndangamirwa twamwita intwari yaba ariyo muri zo kuburyo yaba ariyo mu ndangamirwa. None se ugira ngo umujura watanze abandi kuri leta mwagiye kwiba umujura akabavuma akabatanga ugira ngo mumwita mwebwe umwana mwiza mwumwita isi n'ikimbi cyane imbeba ariko abandi batavuga ati uyu nguyu buri butwari bwawe bugenwa na ntuzi na sosiyete urimo. Hano mu Rwanda kubera tuzi ko gukunda igihugu murimo byose usanga niyo systeme yacu y'Abanyarwanda. Umuntu wakoze ibyo rero tumwita gukunda umurimo intwari gukunda igihugu nibyo byose mutekane ijisho rya mugenzi wawe byose. Tonare ariko ushobora gusanga hari ahandi noneho gusanga ari ibindi. Tonare ku muntu utakuzi wamwibwira ute ntazanamenye utahanzi niyo myaka unagize n'abamenye utamenye we rwose nakomereza aho ngaho mu mujyo muzima. Manu ukuntu ufite abafana benshi nego cyane sari muri bitsina gore ahubwo benshi n'abagore ese ko nababona sha ntabarakwandikira reka nyabona nkabona kuri Instagram nkabona ikivuno mutukiyandikiye ngo ndagukunda ntareba ngasanga ni cyaye noki abaje noki wakahamba nagire narakubwira akagukunda nahita niruka iyo nene inshuti yawe manje ntago arabikubwira oya nene ndabizi ko akubwira akagukunda mano vumi akubwira akagukunda ariko arabambwiye ngo mufitanye n'isano niba nguri mu byara sinzi ukuntu babivuze mu byara wa Irene ashagiye ndo umunyamurenge wa mwana we ukaba uri umuki ukaba uri umuki njega ndumwongera uri umwongera wowe wowe murongera twe turabagabanura ayi wewe cyo murara wange no mugabanura ukaba umwishwa wabake abicaye uri umugabanura ukamwishwa wabicaye ni wowe nigiyewe umupete wameze atese wa mungu wawe mungu wanjye wo kumaza iki nta mwana ngira uramugira nukuri kumana ntawe nohari n'abantu bazi ngo naradevorosije ntangiye kubikubaza nyine uriyo mukobwa Charmante nabajya bibazaho Charmante ngo wamutaye ntabwo ari umugore wawe oya she is not my mwabanye amezi angahe nta na rimwe nose uko bivuga ko twahuriraga mu kiganiro tugiye gusikaminga Rene n'abantu aje abona hari umugabo ndimo yajya kunshinza ibintu by'inko byo gushaka uramwana n'umukobwa nari kumuhije kandi ko gushaka umugore mwiza buriya ubugiye kumuragira oya nje nanze kuri mutata mufitanye umwana siyo mpamvu wabona nahari
boye ariko nuko tutatwahura ngo tubahuze ubona cyafite igice nawe afite ikindi gice nidukacira nabyo nasura mukobwa mwangiye mwana ntabwo namwanze ko tutadakundanaga oya shatana reka nkubwire ngiye rigeze no kwandika kuri Instagram ya ifoto muri kumwe ndavuga ati couple ni nziza cyane ariko yari sawa harya bwira abantu batazi Instagram yawe gufollowing muzunga tonalite niko nitwa hose na Instagram niko witwa WhatsApp amamaza mani imbuga zawe shago babirebe cyaba byihorere reka bafite umujinya sugira ngo ibintu biroroshye mwana byagenze bite ubona ibintu hano umuntu wese ubona kubaho nyine ari ibintu byoroshye ku buryo wazumbaza ko byagenze bite nabonye amaji akora ikiganiro n'umuntu akavuga ati ubundi uri guseka iki ngero ubuseka hari ikintu kigusekeje ubundi useka nase mwana we byagenze bite warakajwe niki naribaze ko nta nicyo nzi ariko zikurakazwa n'ikintu utazi noneho buriya niba nicyo uzi ko cyakurakaje hari ukuntu wagikemura ariko we nta ukuntu byukana umunabi wumva wanaroga umuntu umushiha niko tubyita no mushiha nawe niko mubyita nari niko tubyita ni mushiha ariko uramvana mujyana he bari ufite umushiha mwishwa wabicaye umwishwa wabicaye nanjye masinge ko yitwaye Nyabintu Queen Nyabintu Queen irasenga tonalite wherever you are yambu yo uzi byibuze y'abanyamurenge ndayizi myinshi ariko ibonye se abagabika bo kwa baserugabika igisaro harya abamukomoka wowe babita gute gisaro harya se umuzigabara simbizi siko gisaro yageze iwanyu kera ndembona bahabanje abo twita inkomarume inkomarume ahantu ubwo zimira rengahe tubwire byuze ne twumva amenya kuri wacu abanyabyinshi tukagira abo bongera tukaza kugira ko nta basenga mugira turabagira yakareka turabagira gitwazara n'umusinga gitwaza n'umusinga ko n'abasinga se mwabura umunyiginya batarukiyemo buriya abanyiginya ariko ni zimwe n'ubundi ni zimwe n'abanyabyinshi bo n'abanyiginya n'abanyabyinshi bo ni inzu zimwe urumva abanyiginya sindi shuwa ko tubagira byashoboka menya ntabo abanyakarama ntago bazi abanyakarama oya banabazi ntago bazi bafite abakobwa batari beza abanyakarama abanyabyinshi bafite abana beza urumva nawe uriya abanyabyinshi n'ibindi kuzaje gushaka umukobwa w'umunyabyinshi oya munyabyinshi we nzamutwara uzamubona ntabwo ndamumura kumuhiga niwe muraramenye iwanyu ufite abana beza cyane niwe murafite abana beza mu banyamurenge bose ntabwo mbizi niba ari bose ntabwo yose nayirebye ariko abo twabashije guhura abanyabyinshi ni abo mwahuye benshi wumvaga ari abanyabyinshi byashoboka abanyabyinshi si beza nebindi ni beza rwose tugushakiremo umugeni ndamuhigamo umwihige rega bari ibintu by'uwanyu ngo bari ukuntu ngo muhereze umuntu umugeni gutya mukajya mutambuka ku ruhande bajya babambwira yabivuge mana ngo hari igihe umuntu ngo ashaka bagurya turi kwiganira ngo yamara kumucakira niwe kandi munakosha inka nyinshi muzinga abantu bose twese twaratunze oya sinyano hari abantu twagize inka twebwe bano bakonyine bo mugashaka umwana ngo tumuke inka nk'izo sekuru yagiraga byose twazivana oya sinyano ngo bano bakonyine bafata umujugujugu rawuze bakawutera oya dore n'ubundi bura mu Rwanda impamvu bavugira ngo bahugwa umwana ukuze niwe bahugwa 8 baguhaga utangiye kumenya gutera icyo bita umudumetso umudumetso gushyira ibuye mu ntuze babandi bahita bari mu buduha umwe Dawidi yateye gore yati no bahita umuhumetso no ugatera aho ugejeje rero niho wafataga abana bakonyine babikoraga oya twese mwese abanyarwanda bose nanjye ni wacu imurenge twarabikoraga ibanyura imurenge twarabikoraga uvuga mu kahe karere sura zakirorirwe hari abanyamurenge babayo zakirorirwe hari abanyamurenge babayo akabanyamurenge hari abataba kweri menya muri za Minembwe hari ndi kuvuga gakondo ku ivuko wori umunyaminembwe cyane wori umunyaminembwe ndi umunyaminembwe jewe ndi umunyendondo indondo abanyarwanda turabasuhuje abarundi turabasuhuje abakarikazi benshi ababarezi benshi b'abanyamurenge hari n'abatazi Kongo byavukiye hano muri 2000 cyana za Nairobi gutyo n'ahandi ariho bavukiye babaza ni he gakondo ye yaravukiye mu Gatsata wenda akakubwira ko ari hehe ntacyo akubwira usangana n'amakuru aro twenda mubazanga iwanyu ni hehe batinya navukiye mu Giporoso ariko uri umunyabijombo umurenge w'Igikondo akomana abanyamurenge bona tarabana beza
ntawe turagira icyo dupfa. nyine ubona ubundi umenya ko umuntu ari umwana mwiza iyo yakugurije ukamwambura ntagire ikibazo. nubwo ubona ko ari umuntu mwiza naho ngaho iyo nkugurije ugakomeza unyishyuza uba uri umwana mubi naho ko nanakwambura ubu ntera umutima mubi. Nose nimba wangurije nkwihoreye ninde wahomba si wowe. Rero twari ibintu gake cyane njye nguhamagara nanjye nkubaze nti ahandi si uretse bimwe by'ideni ahandi uretse bya bindi by'ideni. wavukiye njye wacu ni Nyamasheke harya ni Burengerazuba Nyamasheke hagati ya Rusizi na Karongi Magabiro. uvukuru wa kangahe mu rubyaro rwa mbere na muzehe? Ndi wa gatatu. Uri wa gatatu niwe muhungu bafite? Oya turi babiri. Muri babiri mu bana bangahe? Ni nk'ibihumbi 5. Ko mwabye abana bake. Umuntu abyara ukwari kubyara abana benshi nta misozi ufite. Neza ubwo nk'abavandimwe bakurebye babona umeze gute? Njyewe ariko sha ako nyumvira ikintu umbajije sha ubu se urabona ntari igitangaza. Nibyo nyine ndimo ndakubwira. Urabona ntari undi wundi uri icyamamare cyane. Oya ntabwo uretse n'ibyo cyamamare. Oya ndagaragara. Oya icyo mvuga ntago ndagaragara rwose. Icyo mvuga ntago mvuga kugaragara. Ndavuga ukuntu ubu utari seriye cyane. Oya rega kuba seriye uri wenyine. If you are serious alone. No twanduza ubusiri yasinesi bwawe ni indwara kuba seriye n'uburwayi. Iyo rero warakaye. Ubwo warakajwe n'iki? I have never. Iyo wishimye. Iyo nishimye n'ubu mba nishimye. Wishimye. Tugoheza andi mazi. Turayigira. Wa mazi washyira byari nibyo n'ikiba byeri. Tugoheze ujye inzoga? Cyo kibazo cya ariko ese nawe uri umuporo. Usengera muri idini wewe. Nje nsengera ku cyumweru. Ni hafi yaho waraye. Gusengera hafi. Oya mfite idini. Ni muri. Senga urumva aho Nairobi. Senga mu itorero bita Agape Solution Church. Ariko Agape hano ntijyahabaga nahora. Agape sinziriye wowe. Hano byarahabaga. N'umukozi w'Imana witwa Kabasinga Magi. Kamasinga. Mugoro w'umusinga. Hari kera nkiga mu Ruhango najyaga nta kwa sister mu ntoze Inyanza. Hari itorero baryitaga gutera. Ryabagamo abanyamurenge benshi niho tumuntu yabaga yagiye kwiyicarira. Oya ntabwo twageraga mu Rukari. Niyo no gutya mbere yo kugera mu mujyi. Niho twajyaga tujye gusengera abanyamurenge benshi. Tukibyinira ku Gisirimba. Hari ubuntu bwanyu mwaratwanduje buri aho ngaho ngo gusa za tekinike ninde wazizanye ngo abanyamurenge ngo babyina ngo gutya ngo basimbuka gutya. Akamane karakantu twazanye ni keza. Karakantu ngagakuye. Rega ni ibintu byinshi mwazanye hano. Ibintu mwazanye hanga habindi nabyo. Twazanye Igisirimba. Byo gufana umuntu ari kubwiriza. Yago kubitiramwe ahantu ngo aho. Ngasubiramo. Ngasubiramo. Ngongera uvuga ngo ntuharenga usubiramo. Akamane uvugisha ukuri. Ubona tutarazanye ibintu byiza nahanga. Oya ni byinshi pe nukuri kw'Imana. Kuko twebwe nkiwacu twagiraga indirimbo twagiraga nizazindi zisangwa iki gitondo mana kibi gitondo cy'umugisha buri gitondo buri cyumweru paka ngabwashe dukarangira. Ngazanye uburyo bukorasi ntazara ubuki. Ngaho rero nama freestyle mu kuririmba. Urabona twebwe mu banyamurenge iyo korari igiye kuririmba igahaguruka bahaguruka ni korasi. Korasi no yize. Bakenda bayiririmba no kuri podium, harya ni podium? Hejuru kuri alitari. Noneho mwanza kwipanga urumva harimo imbere y'abakobwa abahungu muvanga. Nose akantu ka senti karakuma mwana kavanye ko twe twagiraga amanota yarahari ngere nkangahe gusa. Noneho rero twarangiza ndikubwiye nyine ukuntu twega abanyamurenge tugira utuntu twihariye. Twarangiza guhagarara tumeze neza twese twahageze n'abicaye nyuma bahageze. Ariko ikintu shaka nko kuzareba nk'umunyamurenge wasinze. Ndaje sindura bibi. Cya tugasangira nk'inzoga. Oya nsindisha urabibona. Ari tugasangira inzoga n'umunyamurenge. Navuga ziva yibuma mufite mu rusengero kwicupa noneho. Ubu biba bimeze bite. Ariko nubona man. Abanyamurenge basinda sinzi ko wababona. Ntabwo twababura. Ntabwo twababura. Ni wa wundi umutukisha bose nyine. Ntabwo twababura. Ariko man nk'abo muziranye. Hari umusenzi muziranye. B'abakobwa b'abanyamurenge turashize b'abakobwa rwose bakamwa
ndamuzi barahari bamwita Nyongora ntumuvuge mani tazanyikurira iryinyo muratura harya uba mu Gatsata nawe none se nkweye inzoga bigutwaye iki ubundi nawe ubarizwa mu Gatsata none se hirya nta rwina rubayo nta ntimwataraga oya twakora hari ibintu byitwa ngo numumera umumera ni nk'ubushera bwanyu ngo nta rwagwa nta none se ubushera burasindisha ubwo n'ubugome urumva twebwe twimwe kandi biriya by'umumera zamwaga abantu bakuru babagaturika abagaturika se ntibemene inzoga oya barayemera cyane abagaturika natwe turabagira barazinywa ariko kubona bano barokore bandi ni ikizira ndamuzi ariko uwo si uwacu ndamuzi nshaka no kuzamutera inda nkayihakana ariko mani wanze ugitera amada menshi ese akajya ambwira uko urihakana zamugira vibe zisetsa mwana nzi ko hari igihe uragira bakaza muje nanyweye iki oya mani takamorare keshuru kuko ari hejuru cyane urashaka kureba umunyamurenge wasinze ndamuhiga ndaza kumubona sindamubura uriya muhungu uri kuri kamera musindisha uriya ni umunyamurenge musindisha reba ukuntu aza kukubyina ni umunyamurenge buriya wabona agasa n'umuke ntabwo mbizi ngaho umupanya mvuko wavuga no mu murara w'abapanya agaja okay agaja mwakishijwe we mwakishijwe ubundi bashaka kureba nkareba vibe bafite ku rusengero no ku ivide zingana kuriya ntawe wabonye avuga ko yajyaga nk'urumogi se umunyamurenge yanarumwa ntago mu mufite imisozi myinshi cyane yagahinzwemo urumogi umutipe witwa Kirikuramuzi Kiriki ntumuzi niyo bita mukane shafite kuba merutse ku rusengero oya mukane rata urumva mukane arabasanga kuwa kabiri bavuga ko ari akabiri kuwa kabiri na kabiri noneho hakaba n'abasanga kuwa gatatu bakavuga ko ari agatatu abasanga kuwa kane rero babyita akane twebwe nyine ari muri Kenya dusanga kuwa gatanu tuzita gatanu nose amaterano yo ku cyumweru yo nayo mukayajyamo tuyajyamo ara twita oya ntago ari akarindwi ni nyine ni sande tu sande service ariko mu mibyizi guhera kwa kabiri twese dusaba guhera kwa kabiri tukabishita kabiri cyamasaha yakagoroba guhera saa 8 nako shaka mufite n'ahantu henshi muhure n'abakobwa mushobora kwa mwana batereta mugahura cyane oya nasobagiye gusanga basha gutereta wabuzwa nandeze guhura n'umwana mu nzu y'Imana mugakundanira ubwo ni ikibazo oya tonare ntago bibaho mu rusengero nose ubwo ni ikibazo kuba wahuriramo nose kumukundiramo byo ntago byemewe uzahanu wakundana n'umuntu wenda nose gorose ntimuza kutubari ntago tujya tubabona mu gatanu kacu tujya tubabonamo nose ubwo mwakundanira hehe ese akabari ubushaka miki mukaba ni kwiteraniro mukabari ubushaka miki waburame wikese byose nta kintu cyo kitari nta bakobwa bari aha ngaha hari abahungu gusa ubuje kureba mu bantu uzi ko niyo nagiye no kukabari nko kumwe n'inzoga ngenda gutya bumwe nkinywera uri wenyine naza kugira nkitahira asaba zamusha na wa mugore wawe kandi nkumva ameze neza wowe uriyuze ariko neza batari Charmante uri kuvuga Charmante nyine ntabwo ari Charmante ntabwo ari umugore wanjye wazamusha hari abantu bajya banyandikira kuri Instagram bakambwira ngo tunarete ngo twatoze ko witonda kuri ya musore ngo ngura mukobwa mwapfuye nyine Charmante wazamusha nawe Charmante twahuriye mu ndiri nzamuguhuza nawe tumuhamagara se mu kiganiro duheretse kuvugana na bakera ndaki ndamuhamagara mubwira uko nitwa mubwira ati n'umugabo wawe yamuhaye nimero uba hose ubwo se usanze afite nka sheri wiwe akavuga undi utari nge urumva avuze ngewe sheri we nta kibazo yabigiraho ariko ushobora kumuhamagara ngo ngo nerike se ugasanga sheri we azabibona wasanga sheri twaye atavuga ati oya da nyine twamubwira uwa hose ex wawe egese wangira ashobora kutavugaje kandi uwo bakundana mu ngubu yaramubwiye undi utari se mwabanye si iminsi myinshi mu yaravuze undi umuntu mwabanye amezi agera mu 9 urumva atari umugore wawe yawe mwabaga muri chambre ebyiri se zitandukanye se cyenda ngiye nayamaze mu nzu wenda ndeke kuyamazamo umugore ngewe yarashize cyangwa nawe wari wandi usohoka ukwezi gwishize renti bakwa karenti ugatusohoka no wari kuba kwishyuza ute mana ukunda kurya iki
Shadi yo usanga uri ibishoro nyinshi nyitwe twirira inyama. Nibyo biryo ubundi usanga urya nyine ukavuga uti atwariye. Iyo wariye inyama uba wariye. inyama Ibindi bari kwanduranya. nabonye nuze Inde. uyu gikere ntumuzi uyu mushuti abakanyambya big man ntago muzi Ntago muzi. iwe twaraganira ushize arambwira ngo we nta kintu atajya arya ngo ni nka Nawe ruhurura waramutumiye se? ngo ni nka ruhurura ngo ibintu byose ararya urumva ukunda kurya inyama ariko inyama ntago ari nziza warubese Ni biki byiza wandangira? ni imboga z'ibyatsi Okay. urabona imboga zino imboga za Ninde wandangira se nabibaze? izo mboga reka tubaze ntuze wa mushuti wawe nawe arazikunda ndabizi niko yambwiye Inde. imboga z'ibyatsi ni nziza man uzi ko nyashaka kumara umwaka nari inyama Yego. cyane No famille yose nuko. oya ngiye ku giti cyanjye Iyo usanga famille yawe yose ariko imeze neza kubaza niba ugira sogokuruza wawe. sogokuruza wanjye yarashaje man Nyine. Uzi Ese ukuntu niba yararyaga imboga ntiyapfuye. Erega ibintu Ariko byose uzi imyaka yapfiriyeho. urabirya ugapfa. Ya sha aho wapfira hose. uzi imyaka yapfiriyeho Erega dore karabuze mumenye narazoro Yesu yazuye yarapfuye. ndi mu kiganiro yewe Allo? Ndi mu kiganiro. Reka nguhe access uyifungure. Reka mbigu bifungure. Urumva tonari? Inyama ntago ari nziza man. Mujya murya imboga z'ibyatsi. Nta kintu kiza gihari musirikare. Nta kiza gihari. Uzi impamvu se nkubwira ngo ntago ari nziza? Man ushaka kurya inyama ku myaka 30 na ukagaragara ko ushaje. 30 na 70 itatu. 30 bitewe n'ukuntu ukuntu ushaje. Imyaka 30 ku isi ukiri maramiki. Harya Yesu yamaze 30 n'ingahera. Yahise agenda yahise guruka. Yesu n'abantu bamuteje ibibazo ati. Niba ari 3 bamuteje se yazabizi. Ese buriya tonari ziriya ntumwa za Yesu urazizi? 12. Shakire kabanyisobye ariko nari mbazi bose. Okay none se baramutse baguye nk'ubushobozi. Ngo ube mwe muri ziriya wabandi. Nshaka iki? Nyine ushaka kuba nkawe. Hanima. Nago wa Petero. Petero kase umuntu gutwi. Ariko ziko Petero bamukotoje. Ubundi biri abajene bajya bikoreshwa ugasanga boss wawe afite abantu bafitanye nabibazo bari kwitonganira ku ruhande ugasanga ubyivanzemo bakaza kwiyunga uraho ngaho bwita. Petero yaje yigize umukatishiste abakasa umuntu gutwe boss baragufata kumusubiza. No kuriko kwati jyo tuza sha. Wisara. Ako Petero niwe rasta ngere nakundaga. Se Petero ni wagukase? Ni wagukase. Yuda niwe w'ibiceri. Yuda ni wa wundi w'ibiceri mushuti wawe. Bara b'ibiceri. Ubwo Yuda twamwita ndera muri bana bashuti bawe. Yuda se. Turaza nyine kumushakira mu bongera. Arumujene wagere ko wagiye muri Israel. Abongera ntago bakunda amafaranga. Arumujene wagiye muri Israel ntago babura kwekura. Reka ntago bayakunda. Amo yose. Ya muri bako nyafata. Nuko ye. Ntago tuyakunda. Arumujene wanjye wagiye muri Israel. Netwa turi kuvugana ejo bone kumubwira nti najyaga nibaza ahantu umuyuda namubona. Wamubonye he? Najyaga mbona muri Israel nkabura umuyuda ariko umujene ageze yo mpita mbona niwe muyuda. Reka. Yaro winanga? Ni nemuroje. Muzi? Ndamuzi. Niwe ari muri Israel nari ndabuze umuyuda hano rwose. None ase ndabuye umuyuda araje. Nibwo umuyuda atashya ahubwo. Guys. Tonarite muramuzi muramukunda ni umuntu w'abantu turi gupanga kuzaza Nairobi nawe. Haba inzoga dutegura nyinshi cyane. Yego kujya ahantu hatari inzoga ntacyo namajya kumara. Usanga ufata urugendo nta nzoga iriyo. Yakarambwiye ngaho gusiga inzoga yasiga umwana uruhe. Ariko yakamenya umukunda cyane. Man yakajya nsetsa. Ibaza umuntu umushyira icupa imbere n'umwana ngo ntago yatora umwana. Nose ataruwe. Haruwe ngaruwe. Ngikintu yakora ngo yatora icupa ngo umwana ngo abana yabasanga imbere. None se icupa ntago warasanga imbere. Ngoya. Tonera abantu banera tubwire ko tuzaza ryari. Umunyamurenge we no umunyamasisa gutyo gusa. Ariko abanyamasisa n'abanyamurenge se bamwe buriya. Umunyamurenge burangira ngo haza akantu ko k'imurenge gutyo. Oya ni bamwe. Urumva? Abarundi. Urumva? Hano. Urumva twebwe mbere batwitaga abarundi babongera. Ariko famille aryanga. Tuvuga ko twitwa gusa bongera. Kubera ko hari nabandi bitwa ngo nabahiga. Sobaze? Ndabazi nabona baba. Urumva ni Burundi barahaba. Dufite n'abakunzi Burundi namwe turabasuhuje. Nabo turabafite abongera.
yego mu Burundi. Urumva naha ngaha hari uwambwiye ngo i Nyanza naho barahaba. cyane Urumva rero man Cyane, ni cyane. ibintu gusa byaje byo kuvuga ngo biza nkaba se bijyahe mwabijyanaga nta nkaba kubizana nabaye- ibyaje tugomba ariko kubisubizayo wari uzi ko uno mubumbe ibyaje isi yari tugomba imwe, isi yari imwe abantu gusa nibazanye ariko uzi iyo ugiye none nuko mujye mukurikira cyane iyo mugiye mu bwiru cyane tugiramo ariko nk'abasaza bafite kuba babizi niba hari abagukurikira buriya mu Rwanda abantu benshi bazi ko ngo tugira ngo ururimi rumwe gusa ngo urunyarwanda ari narwo bavuga ngo ni abarwanda fone ngo bose gutyo bavuga ikinyarwanda nose abindi mizingahe mu Rwanda buriya indimi zihari za rubanda rusanzwe ni ebyiri zizwi cyane ubundi ikinyarwanda oya ntabwo muri ikinyarwanda ntikibaho ntago kibaho bavuga urunyarwanda urunyarwanda ubwo nyine aba ari ururimi nyine urunyarwanda iyo uvuze ngo ikinyarwanda nta kirimi kibaho ubwo hari n'urunyamurenge nyine nibyo iyo uvuze ngo ikinyamurenge impamvu imbere twagize ibibazo by'uko abazungu baje hano mu Rwanda bari bavuye mu bihugu by'ibiswahili byinshi bavuga Kiswahili nabo bagera n'ahangaha bakumva niki Kinyarwanda hari urunyarwanda izo ndimi za rubanda rusanzwe hakaba n'urukonjo ari urwakoreshwaga n'abantu baragura urukonjo abantu b'abapfumu buriya za mvugo bakoresha za mvugo zabo nizo bita urukonjo none rero tukagira izindi ndimi zitari iza rubanda hazamo icyo tukitwa ururi shatana rurakuze mwana we ntabwo ari ikibazo cyo gukura ibyo bintu bizute bisaba gushakisha cya urakuze pe nese ibyo bintu bizute akaza ururi ari narwo bajyaga bita samutime urunyakirima ariko urwo akaba ari ururimi rw'ibare nako akaba ari ururimi rurimo amabanga nyine rwo rurimo amabanga ngo barwita ngo ni ururi iyo tuvuze ngo ni ururimi rw'ibare ni nk'ururimi mbanzwa nyine ruba rushimwe ibindi na satana urumva ibyo bintu umwana wo muri 99 yabimenya byabuzwa n'iki kubimenya maze kubuziswa oya ntago usiko none se kubuzi ko yoroshye reka ntago muzi nta muntu uzisa mama wawe ntacyo dufate mama wawe se uko umuzi ugira ngo ni umuntu woroshye kugira ngo umenye nyoko uzibye ko nta n'umuntu uzi ubundi ya umuntu uzi papa ni mama wawe Abanyamurenge bararumbije nyine akundi nawe uraduhombeye uraduhombeye nta kundi abakuru bajya bavuga ngo ibyaye ngo harya ngo ikingira kirigata ni kirigata rwose turakirigata ariko mu bigaragara byo ufite imyaka itari mikeya ntabwo ari myinshi yo kujugunya nta nubwo ari mike yo guta umutsima ariko ndaho uraho ndi mugari uteganya kuzarongora ufite imyaka ingahe kuzana umugore cyane tujye tubyihorera iby'abagore by'abagore tujye tubireka oya mana uzi impamvu ziko mu bintu njya mpanga njya mburaho bituruka nasatana uzabaho nka Yesu ntabwo yigeze atekereza iby'abagore none se nyine mugane buriya muri abakirisitu muvuga ngo mugende mu kirenge cya Yesu kuki muba mushaka gambanira umusangira ngendo oya kandi bavuga ko yaravuze ngo mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja ariko ibyo bintu yarabivuze ryari yavuze ku isi hari population itarenze abantu 100,000 isi yose none turi miliyari 7 zirenda kugira mu 8 turi mu 8 miliyari 8 zirenda kugeramo zirenda gushyikamo reka tukomeze tubyare mane abana ni beza n'umugisha ni beza mubyare noze turabujije nawe nshaka kuzabyara none nzabuzwa nande kandi uvuga ko utabifite ikibazo uri kuvuga ikibazo cy'umugore uri kuzana ibintu by'umugore niyo kibazo uri kuzanamo kugushinja umugore oya ngo uzashaka ryari noneho wowe ushaka kuzajya ubyara gusa ugera hirya ntabyo nshaka nabyo ntacyo nshaka nzakora ibihari bizaza nzakora ibyo shatanare ntukajye ugorana mu mutwe tuba twifitiye ibintu byinshi utangira no kuzanamo ibintu by'umugore ubu urabona nahaze cyane ku buryo nshaka umudamu ushatse kuba ko twarongoye twahaze twe twashatse abagore twarahaze ntuneranye n'amabuja ntuneranye n'umugore wawe utazatuma gucumbira umutsima ari ukuzana hirobi ugasanga nkubise ibintu ntarya ubundi ibintu utarya se n'ibyo uzi ko n'izi jaride basizemo umuti n'ubundi abajene bo bakubwira yuko ngo ku isi ngo hari amoko niba ngo ari 5 amoko 5 y'ibintu biba ku isi hakaba ari uburozi ibiribwa n'imiti n'ibyo uburozi ibiribwa n'imiti ni ibyo bintu biba ku isi byonyine uburozi ibiribwa n'imiti
akose uburozi ibintu byaremwe apana ibi bya artificiel byo batutaza Nonese kuzana mu uburozi gutafari ngo rihiye ngo urugi ngo n'ikirahure oya mu byaremwe mu byaremwe n'uburozi burimo nonese mane uburozi baburemye ngo bukore iki ndabizi se nyine n'uburozi burimo asa namwe mugira amarozi uburozi ntabwo mbizi ariko ari ibintu bajya bavuga oya mane ngo nk'umuntu kuvuga ngo banogeye umwana ngo kuba ikigoryi ngo ntatsinda ngo umukobwa wanjye ngo bamureze mu bwomanzi ngo ntakiza mu rugo ntabwo uburozi bubaho ariko mane buriya ntago bubaho buri burozi igihe mvuga bushobora kuba bwaba buhari wenda ni ubu ngubu nyine buri toxique buri chimique samuhawe bino bakora mu laboratoire buriya buno nibwo nanjye nene kuko nanuze ni nkoma ya nkondogoro nawe ubwo yahaye nyakibi nawe yamuhaye ubwo kuko ye mu kabya ntabwo urimo ngo gukora iyo bwabaga ese ubundi ni hehe iyo bwabaga nyine ni mu kabindi mu kabindi ni mu kabindi n'uburozi buraba bavuga hari imvugo numvise hano mujye mukoresha uyinsobanurire ese ntimuyigira gukora iyo bwabaga nyine gukora iyo bwabaga turayigira murayigira kuko mwagiye hari abanyabyinshi gutya n'iki iyo mvugo yari yaramaze kugera inaha nyine hari ntabwo mwabura rero ko muyifite ko mujye mukoresha imvugo ivuga ngo handi mwari muri aho nose ugira ngo uyu ninjye uyu wese ugira ninjye kare buriya ntukabona umuntu ngo umubone nkawe uyu si we kuvuga ngo ahandi mwara abashatse kuvuga iki buriya uku nguku umeze uku biterwa nawe wundi utagaragara mu buri ahandi uzi ibyumba bigize umuntu ibyumba ntabyo nzi se umuntu agira ibyumba ibyo ntabwo umuntu agira ibyumba nzi ko hari umuntu ugaragara gutya n'undi utari kugaragara yes icyo ni kimwe urabona icyumba cya mbere ni ibintu wowe ubwawe uzi wenyine abandi batakuziho sibyo yego icyumba cya kabiri ni ibintu abantu bakuziho ariko wowe utiyiziho icyumba cya gatatu ni bya bintu abantu bakwibeshyaho icyumba cya kane ni ibintu wiyiziho n'abandi bakuziho ubwo rero hakabaye hari n'ibindi rero uzi kuzi kandi ntabyo uzi agajana uri ikimara mwana igihe kibi cyane uzi kwitegereza uri ikimara mwana ariko kuyita ikimara kugira ngo mbuze abanyabyinshi umugore wanje n'umunyabyinshi wa reka na mama n'umunyabyinshi sinabikubwiye ubwo ntabwo kiri ikimara sinabikubwiye wowe n'ibindi ku banyabyinshi bo tujye dukira akantu kagurya urabakunda bagira ibyana bimeze we hari akakobwa kabo nigeze uzi ukuntu tubyita nigeze nkundamo tukaganira ibisatu no guseka nakibwiye nkazanamo akantu k'urukundo agahita ambwira ngo baramuhamagaye urumva mukaganira bisanzwe mutera blague bitutera blague twasetse najya kujya ku bintu byo gutereta arangiye kubaza heruka mu rukundo ryari ngo baramuhamagaye gahita burasha tugana ku musozo baranamurongoye reka baramutwaye cyangwa bamushyize amago bamutwaye mu rugo ushobora kuba baramurongoye ariko ntumushyire amago oya biriya ntabwo ari ukurongora reka biriya bintu byita mwafashe ibintu wa mugani wa mpyisi byo guteka mu bigihe byo gutera ibyo gutera mu bigihe byo guteka mbese contre mwariye imbuto mutera ibiryo fata kurongora ubundi biramukora ntabwo abahungu bakora wowe ufite madamu abahungu ibi ngibi bakora biriya bindi bita ngo nuko mu kinyarwanda ariko birimo oya mu kinyarwanda birimo ikibazo abana nabyo byabaye bibi kandi ibyo ngibyo tugira n'abega b'abaswere reka abega yego natwe turabagira abega tukagira n'undi mugani mu Rwanda witwa ngo yazize abaswere kuzira abaswere bivuze iki bivuga ko nyine wazize ibintu biburiwe babuze uko babiturakinga rero niba baramukora by'abajene baba bakora kuri ntago ari ukurongora ni ugukora mwarabyishe ibyo nyine byaswere none se biriya babyita gute barabyishe kugishyira umuntu mu rugo nyine bita kumurongora wamukoye ugasaba iwabo mwaramenyanye byose imihango yose ararangiye nibyo bita kurongora biriya bindi byo nyine naho bino uriya mungu ni ukugwa utazi nyine ni ukugwa utazi ni ukuzira abaswere nyine nta kundi mwakoze icyo gikorwa icyo gikorwa bo mwakoze uba waguyeho utazi ntabwo twabyita kurongora aho umugabo aguye
ndarenzaho twatsa ariko ubwo tuzagakuraho n'utwo bashyizeho tuzatuvanaho natwo uko dufite umujinya utabaho ntabyo kurenzaho twatsi. ariko mwana twazagiye mu cyaro wanyu kubasura. iwacu ntabwo ari mu cyaro, ku ivuko nyine. ku ivuko. ku ivuko wenda reka ni kavukire bro, nyine tuzajya ku ivuko wanyu kubasura. nyine kuri kavukire. kavukire ya Nyamasheke tuzajya nyine tubasure. twajyayo tukaganira. tuzajya nzabazanira ikesi. ikesi ubwo twaba tugikoze ikiganiro nyine tubanza cyahita kirangira, twahita ko tunywa inzoga ugasanga twamara gusinda tugashinga ishyaka. oya seriye man, biri seriye tubivugiye hano. tuzajya ku ivuko nta kibazo. tuzajyayo ryari? tuzajyayo anytime. okay, wowe uzampa umunsi. nta kibazo. genda cyane muri Kigali. uzampa umunsi. uzava ino ryari? ndacyafite iminsi. okay, wowe uzampa umunsi. ubwo ndikumva turacyanywa. uzampa umunsi. ngewe kuwa umunsi uzampa tuzabanza tugure kesi tuyibike, tujye kwivuka gusurayo, dukore nyine ibyo dukora n'ababyeyi nyine twabasuye. ababyeyi banyeze ugira ngo njye mbashyira mu mavideo. nyine ndi kuvuga ibintu byanyu by'inoze no mwarabyishe mwakiza abantu ntazaba hehe. ubundi kera ikintu cyitwa kamera nyine cyari ikintu cy'abantu bari intellectuel gusa. tubasure nitanya kubasura kamera idahari izimisha. twakigendera tukajyana ahantu. twigendera ahantu. Twabantu ubuze ku mivumo, ubuze ko buriya iwacu ntabwo njya nkumbura abantu. Nkumbura ibintu byaho by'ibikingi n'ibiki byose byari bihari. Nibyo kumbura. Kumva nkumbuye umuvumo ahantu. Nkumbuye akayira ko mu rukingu. bwabuyira mani. Bwabuyira mwacaga mu mani mwambaye ibirenge naho ngaho. Nkumbuye aho hano. Mugiye kuzana bwatsi bw'ihene. Nyine bwabudega bw'abana. Yego. None twegaragara twagiraga twacagamo tuvuye kwibavoka. hari igiti kiri mu hano bita muri ryabaseke. Twagiye gufata yavoka baradufata. Twunamye. Gufata no kwiba. Twarunamye gutya twitoragurira nuwo tukivumana kuzifata gutya dusanga nyirazo shayaje sha. Twihoreye turakomeza turunama turamutoragurira. Tukimubona tute. Man, ubwo twumvikanye ko nugira gahunda uzambwira tukagenda. Tukajya gusurana. Reka dusoze rero. Reka dusoze. Kubera ko imvura igiye kugwa. Urasenga dusoze. Niba wumva ari icyo biragufasha. Oya mani, ndashaka ko usenga dusoze. Kandi ukwema ingofero se. Imana yo mu ijuru kubera iki? Oya nasuko kubaha Imana se. None se mu ijuru haba ingofero. Nyine wowe uburu. None se mubizi gute? No. Byo mubizi gute ngo kubaha Imana ngo bigenze uko nguko. Ariko hari ibintu utajyana imbere y'Imana. Ibi bintu bijejo ngo kabyara. Ntago wasenga wambaye ingofero mwana. Ubwo rero bibaye ibyo ngibyo ni ibintu byinshi mudusebyaho riba aribyo. Nimwakicongesheje, nimwagatiretse ubwanwa. Oya none se zera ntumwa za Yesu wajya wiyogoshesha gubundi. Ntabwo wiyogoshesha. Ariko uyu musore ateretse imisatsi ingana nka kuriya ngo umutinganye. Ngo nibyo bakobwa. Oya mwakambaye rugabire kuko hari ibintu byinshi byavumbuwe nyuma. Mwagasengiye ku misozi ntimushyire amakaro mu nsengero kubera aba no mu tubari. Tukajya imisozi. Mukajya imisozi. Namushaka ibya natire gusa bya karemano. Uzi kere wacu abanyamanenge bajaga gusenga, bajaga ahantu bita mu butayu. Yego. Nange murabize? Mu butayu nanjye ndahaza ariko. Bira sakanyarira mwe niyo mujya. Yego. Akanyarira nigeze njyeyo. Warujanywe n'iki? Twagiye gusenga. Warufite icyifuzo? Jani bacyari cyo. Twagiye. Mane ngaho senga dusoze. Ngaho senga dusoze man. Uwiteka Mana yo mu ijuru turagushimiye turaguhimbaje. Tukweretse ino shene yacu n'abari kudukurikira. Bahezagire bahembure. Bahe n'amamega utaha bazongera badukurikirane. N'umujene wanjye aho aba Nairobi nawe ukomeze ubane nawe kandi natwe turakwiragije utubere maso. Amen. Nase gusenga ukanuye bishatse kuvuga? Gusenga ukanuye buriya nibyo? None se sinzirimba ndebiki? Guys, mwakoze kubana natwe. Uyu mugabo yitwa Tonalite, mwakoze kubana natwe bakunze bari neza Live TV. Mugende kuri Tonalite murebe indirimbo ze. Mugende mu following ahantu hose. Ni cyamamare cyane kandi mumukunda muri benshi. Imana ikomeze bamugisha kandi Imana ikomeze barinde ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.